Yes, umeze bite muntu wanje cyangwa se munyarwanda aho uri hose, nizere ko umeze neza, ibintu byose ari amahoro. Iyi ni Pamakio TV n'ibisanzwe. Niba warakoze subscribe uri umuntu w'umugabo cyane rwose, umuntu w'ingenzi. Niba nawe utarayikora rwose yikore ntunaha kugira ngo nawe ukomeze ujye genda ugerwaho na video z'ubwenge zikoze neza kandi nizera ko zaza gushimisha. None umunsi uzi ikintu tugiye kurebera hamwe ni urutonde rw'abasore urumva bagiye babica bigacika hano mu Rwanda uyu mwaka wa 2020. Gusa ukuntu ndi bugende mbavuga ntago bivuze ngo niko ndi bubatondekanye ngo wa mbere ngo wa kabiri cyangwa se ngo wa 10 kugeza ku wa mbere. Oya, niwumva mvuze ati mere kuri utagira ngo niwe wa mbere cyangwa se ukagira ngo niwe wa nyuma, kuko nge ndabavuga bisanzwe nk'abantu bagize uruhare mu myidagaduro hano mu Rwanda, cyane ko muri ibi bihe bya Covid abantu bari baratuje cyane, nyine ubona irungu rimeze nabi, ariko bo bakagira uruhare mu gutuma akantu k'akamurare nyine kaza mu bantu. Cyari byiza cyane. Aha, kandi rwose barahatwitse. Yes, noneho reka ntagutindiye, noneho turebere hamwe abo bantu. Ese uwabona ni bande ubundi? Abo bantu ni bande? Ubundi reka noneho ngende mbavuga nkuko kubwe, ntago ari kuvuga ngo nimera kuri uyu ngo niwe wa nyuma cyangwa se niwe wa mbere. Oya, turabivuga bisanzwe ko ari abantu bose bagiye bakora akazi, utavuga ati ngo yarushije undi uyarushije. Oya, uyu munsi ibyo ngibyo reka tube tubiretse tubishire ku ruhande. None cyo ngusa nuko muri comment nawe uza kumbwira abo ubona ntashyizemo bari bakwiriye kuba barimo, kugira ngo tumenye ubundi ibintu bimeze bite koko. Wa mungani nawe umenya byose, ntago ngubwiye gutya ngo abari hame. Yes, noneho ngewe ndahera kuwo bita Davis D nawe yakoze akazi katoroshe muri uyu mwaka, dore ko yagiye asuramo ingoma nyinshi kandi zigakundwa, harimo nka za ifarashi, mikro. Ushize minsi ishize yasohoye bon, ubwo hagiye havugwa ibindi andi magambo ngo umugore yamushinjije kuba ngo ibikina biki yamuciye inyuma, ukanda ari umwita ibintu byose. Gusa ntago tubizi niba ari na geste ntabyo tuzi rwose. Gusa nyuma yaho yaje kuvuga kuri radio ko rwose we bameranye neza cyane. Gusa ndi makuru mfite nuko Davis D twe abenshi tuzi ko abiwabo, rero kuba yarabaga mu nzu ya 500 byo ntabyo tuzi. Gusa ari mu bantu nabo rwose bamaze irungu mu banyarwanda. Davis D noneho haza uwo bita Bruce Melody nawe ari mu bantu rwose bakoze akazi cyangwa se bari no gukora akazi guhera umwaka utangira cyangwa kugeza urangiye. Nubwo no mwaka wa mugane urangiye mutaratangiye. Aha, nyatsari kwi. Gusa Bruce Melody nawe ari mu bantu bakoze akazi, harimo yajyasoni ingoma nyinshi kandi nziza, harimo za Samoya, harimo n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Samoya impamvu nyivuze nuko ari n'indimbo rwose yagiye gacurangwa, none bavuga ngo urimo igishegu. Akazi nakuvuga ati agiye muri gakondo. Ngiye muri gakondo. Yes, noneho nyuma ya Bruce Melody ngewe nazanye uwo bita ubwo ndi kuvuga kwanza abahanzi. Haza noneho Medi nawe rwose yagiye akora akazi kenshi, dore ko akazi kenshi ushobora kuba atarabikorwa byinshi, ariko ako kazi nyine niyo akaba ari kamwe akaba karakoze cyangwa se karagize uruhare runini mu myidagaduro hano mu Rwanda, dore ko yakoranye n'umuhanzi wo muri Tanzania uba muri Wasafi ari we Rayvanny, bagakorana indirimbo yitwa We Don't Care. Indirimbo nayo rwose iciye bigacika, yaba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu ibyo bihugu byombi, cyane cyane hano mu Rwanda. Noneho haza n'undi bita The Ben. Noneho The Ben nawe aza mu bantu rwose babiciye bigacika. Uyu muhanzi nawe yagiye akora rwose indirimbo nshyashya, harimo za Kola, harimo za harya yingi afitanye na Muchoma. Noneho harimo n'izindi zitandukanye nubwo zitari nyinshi cyane, ndetse aza no kuvuga ko ari mu rukundo n'uwo bita Pamela.
ibyo byo ntabwo tubitindaho. Ndetse aza no gusinyira Tekno nk'umu ambassador wayo cyangwa se umumemba wayo wamamaza, ndetse miliyoni 42 ku mwaka. Ayo ni amafaranga menshi. Noneho undi haza uwo bita Papa Cyangwe. Papa Cyangwe rwose nawe yaratwitse. No muri wa muryango ngo bose hadashya. Papa Cyangwe n'umusore nawe wagiye wamamara cyane ku mbuga nkoranyambaga nko kuri YouTube kwa Yago TV show. Uyu musore rwose akabaya azwiho kuba asesa cyane mu magambo avuga muri interview, rwose uramureba nurambirwe kubera ibintu by'ibikabya bafite ngo I'm not in trouble. Niko ariho muri iyi minsi ngo ntago ndi mu mazi abira, niko yabisobanuye. Umuntu igaranitse ngo heshu ntareba profile nkabona gifite ubwanwa, amatama aruzuye, favore n'icyari cross, ariko twarahagurukiye. Noneho Papa Cyangwe rwose nagiye yakora n'akazi, harimo n'indirimbo ebyiri yasohoye muri uyu mwaka zikamenyekana kurusha izindi niba zinahari. Yasohoye iyo bita ngaho hamwe ni ejo bundi ya Imbeba, ndetse akaba nafite indi rwose iri mu nzira. Ushobora kuba ni video uzayireba indirimbo yasohotse ariyo Kunsutsu. Yego, noneho hazo bita Sky 2, of course bagomba kuba bakurikirana Sky 2 rwose. Nawe ni nka kimwe na Papa Cyangwe, nawe yagiye rwose amenyekana kutuntu kudushya mu bikabyo rwose, magambo wabagahe. Yes, ako kantu no wabagahe papa wanjye kaje gatuma uyu musore nawe rwose akomeza kugenda akundwa n'abanyarwanda cyane mu Rwanda rw'imyidagaduro rwose. Noneho haza undi bita Element cyangwa se Ele. Uyu nawe ni producer rwose, nubwo bari abahanzi bose nabavuze bose bagiye baca kuri uyu musore Ele. Gusa impamvu nuko ari umuproducer mwiza, yajya akora ingoma nziza kandi zibyinitse kabisa. Ingoma ze ziba zifite umwihariko, afite touch ye ku buryo ucyumva ingoma igitangiye tumenya ngo uyu ni Ele. Yes, uyu nawe rwose aza mu basore babikoze cyangwa se bagiye bagira uruhare mu myidagaduro hano mu Rwanda, cyane ko yagiye akora indirimbo nziza cyane kugeza n'uyu mwaka. Tumwifurije ko nawe akomeza kugira ibihe byiza mu kazi akora. Undi musore rwose wahatwitse rwose cyangwa se wabiciye bigacika hano mu Rwanda, cyane muri entertainment, n'uwo bita Yakamwana. Tukavure mami nafurahi sana. Ako noneho kagiye kamenyekana cyane kubera kuntu yagiye agakoresha kugeza n'uyu munsi. Iyo bamutumiye mu kiganiro nisumeze ute, tukavure mami nafurahi sana. Yes, ako kantu rero n'umwihariko wa Yakamwana, dore ko nejo bundi aherutse kutwereka yakoze ubukwe. Ntago tuzi ko ari byo neza, ariko nyuma mbona ari byo da. Nawamenya wabona nabwo bari gutwika cyangwa se ari byo, reka byose tubifate gutyo nyine. Gusa nejo bundi aherutse gupostinga ifoto cyangwa se bapostinga ifoto kuri social media ye, nubwo yaje kuvuga ko ira social media rwose atari niye y'umuntu wiyise Yakamwana official. Yapostinze ati ngiye muri Amerika ndabasezeye bye bye muri Kansas, ariko nyamara umujamara cyari hano mu Rwanda. Noneho Yaka rwose ahurana udushya. Ibyo bintu ni ibintu twese twagiye tumenya. Yakamwana ntago nawe wamurambirwa rwose, ni kimwe na Papa Cyangwe kuri interview ze cyangwa se na ba Sky 2. No umuntu rwose ubushishikaje kumureba, dore ko muri iminsi ngo afite umugore ngo ubu n'umugabo rwose wubatse nta bintu byinshi. Yes, uwo ni Yakamwana. Na wundi rwose Yakamwana nawe uze kumbwira ko bitekereza cyangwa se muri urutonde rwose twagiye tuvuga rwose hano, ntuze kubura kumbwira ati ngo ewana ahangaha rwose nibyo cyangwa se nawe wakabije. Undi musore rwose wagiye ubica bigacika muri uyu mwaka ni umuhanzi nawe, uwo ni na wundi ni Mico the Best. Mico the Best nawe waje mu igare, iyo ndirimbo igakubita kabisa, abantu bakavuga tubundi nibi twari dutegereje rwose. Corona tuyirinde, tunumva ingoma nshyashya nzima. Nubwo byagiye bivugwa ngo nayo ni igishegu ibintu nk'ibyo, ariko akomeza avuga ati nge naririmbye igare, nta kindi naririmbye, papa wanjye yamaye igare. Tunutwo ngutwo rwose. Nizeye ko nawe indirimbo rwose wayikunze. Noneho
Ngewe umuntu nasorezaho gusa nkuko nabibabwiye kuba namusoreza cyangwa muheraho nibivuze ko ari uwa mbere gusa nge nabiye mbabwira abasore nyine urutonde rwabo bita bose hamwe nta mwanya nge nshiraho umuntu. Undi niwo bita Rocky kirabiranya Kimomo, mana yanjye nuko rwose nawe aba yivuga ngo ni umwami w'agasobanuro hano mu Rwanda, kandi byo simbihakana kubera ko uyu musore rwose nawe yagiye ahatwika ko mugani we yarahatwitse koko muri filime mu noneho agenda namamazana n'amasoko menshi hano mu Rwanda. Ibi ni bigaragaza ko rwose ibintu byagendaga neza. Uyu mugabo yagiye akora icyo bita imuti cyangwa se imiti myinshi muri filime, kwa nanjye filime ze ndazikunda cyane, nanjye hari iyo nicaye rwose ndi kuruhuka mba ngomba kureba Rocky cyane kubera ko ni umuntu usobanura neza filime ze kandi akaba yanacishamo akagushimisha nubwo atafata umwanya munini. Rocky rero nawe ari mu bantu rwose bakoze ku buryo mvuze izina rye rwose nta wamakanya, nibwo nabihakana bimbwire muri comment. None nicyo nkuko nabikubwiye, aba nibo bantu 10 rwose ngewe navuga ko bakoze akazi katoroshye mu myidagaduro y'abanyarwanda cyangwa se muri entertainment hano mu Rwanda, kubera ko bagiye batuma twidagadura muri make. Irungu rirashira rwose, ibintu bya covid ntibyadutwara. Dukomeza kwirinda ntibivuze ngo ntago twakomeje kwirinda kugeza n'ubu ngubu ku iki cyorezo cyo kirahari. Iki cyorezo kirahari kandi cyica bamwe. Rero iyo utirinze ukirara ibintu bigenda nabi nkuko nabikubwiye ni Pamakio TV. Wakoze subscribe, nanjye byari binaniye kubivuga. Wakoze subscribe se? Yes, niba wayikoze urakoze cyane kuko uri ingenzi kandi aba ari umusanzu ukomeye cyane kuri twebwe. Noneho tubonane mu yindi video ukurikira iyi ngiyi. Noneho mbwira icyo wifuza ko twita dukorera urutonde ni iki. Ukomeze ugira ibihe byiza rwose. Ciao.